Nzakunambaho uwo niho mwanzuro nge nafashe wasanze mbabaye uranyiyegereza umfata ukuboko uranyiyegamiza umbwira ijambo ryiza uti ndagukunda mwana wanjye wasanze mbabaye uranyiyegereza umfata ukuboko uranyiyegamiza. Nitwa Ezra Joas nkunda ikiganiro 10 tonight kuri TV10. Musanze umuziki wa gospel turaho turashima Imana kuko haraho Imana yadukuye haraho itugejeje mbo yadukuye ahantu abahanzi bari bake tumaje kwiyongera twabaye benshi ku buryo dutegura igitaramo twembi twenyine ugasanga abakristo baje ari benshi kubwo kwiyongera kwacu ugasanga ni ibintu bishimishije cyane hari intambwe tuvaho hari n'indi ntambwe turimo kugeraho tuziko itoroherwa no kubitangazamakuru byari bikeya no mu mateleviziyo yiyongeye ariko nanone yes ibi binyamakuru ikintu mbashimira baraza bakibanda nanone kuri gospel kuko nko ku cyumweru habaga ikiganiro kiba kuri radio imwe twari dufite rukumbi Musanze ya radio Musanze cyabaga mu gitondo noneho ugasanga kugira abahanzi ubwinshi bwacu turi kugenda tugira tubashye kujya kuri radio imwe hari kuzamo kugongana ugasanga umwe birimo biramuhangamira ariko radio iri ya Energy Radio aho iziye nayo yaradufashije cyane kuko bo umunsi wo ku cyumweru baba bawuhariye gospel ndetse no kuwa gatandatu guhera mu masaa 8 baba bari muri gospel guhera kuwa gatandatu kuzamara kugera mu masaa 11 nanone no ku cyumweru guhera mu gitondo kugera mu masaa 4 urumva rero gospel imusanze ntacyo twashinja itangazamakuru. Kigali bumve ko Musanze hari igicumbi cya gospel Kigali bumve ko imusanze ntabwo turyamye ntabwo dusinziriye hari habigeze kuvuga ngo nta kindi twaremewe guhimbaza Imana natwe rero ko twaremewe guhimbaza Imana ntabwo twaremewe kwihimbariza muri Musanze gusa niyo mpamvu za TV7 zaje kugira ngo zidufashe kwamaza ubutumwa bwiza ku isi hose ntabwo rero turebera gospel muri Musanze gusa twe turi kubirebera ku rwego rw'isi Kigali Batwitege bazadusanga hanze twagiye kare nkomeje kubashimira cyane ndashima uburyo mudahwema kudusanga biranejeje cyane kubona mufata urugendo rungana gutya mukaza mukavuga muti Musanze hari abaramyi hari abaririmbyi reka tubegere tubaganirize ibi biradutinyura bidutera kumva ko hari iki turimo bidutera kumva ko hariho abantu baturi impande badushigikiye courage kabisa ndabashimye. Wasanze mbabaye uranyiyegereza umfata ukuboko uranyiyegamiza umbwira ijambo ryiza uti ndagukunda mwana wanjye. Umwanzi yambwiye amagambo y'ibinyoma umwamara mu nyomoza yambeshye ko ntari uwo gukundwa umwamanyito w'igikundiro Yesu mwiza ntakuri Imana itagukura ntakuri Imana itakugeza ntabyo none ntabizaza ni kukiturira kandi uwaturemye akitwitayeho